Ni nyuma yuko muri Rwamagana haciye umunsi umwe habaye impanuka y'imodoka ebyiri zigonganye hafi n'agace ka Ntunga ahazwi nko ku Kijumba. Nibikomeje kuba amayobera rero muri Rwamagana uyu munsi ku cyumweru ikamyo nini yavaga Tanzania yaje kugongana n'ivatiri Karina yaturukaga mu mujyi wa Kigali yerekeza muri Rwamagana, hanyuma iza gufunga umuhanda bwite ahazwi nko ku Matafari neza, hanyuma umuhanda wose irawufunze ku buryo nta modoka n'imwe iri gutambuka. Haciyemo amasaha arenga 3 mu gihe y'ubushize yo yarengaga amasaha 5, iyi ngiyi haciye amasaha arenga 3. Ni mu gihe hari kuza imodoka nini cyane ziturutse mu mujyi wa Kigali ziza gukurura iyi modoka kugira ngo zirebe ko zayishyira ku muhanda ku ruhande rumwe kugira ngo izindi zose zibashe kugenda. Nibikomeje kuba amayobera, ushobora kwibaza uti ese nibiki biri kuba muri iyi minsi hangaha muri uyu muhanda wa Rwamagana Kigali. Reka turebe iyi mpanuka ese byifashe bite, reka turebe niba koko iyi modoka bagiye kuyikurura bakayikuramo imodoka zikongera zikagenda nk'uko ubushize byakozwe. Kubw'amahirwe nk'uko nabibabwiye rero ari wari utwaye iyi kamyo ntacyo yabaye, ni muzima arahari ndetse ari hafi y'ikamyo ye mu gihe bagiye kuyikuraho. Kandi abari muri Karina nabo uretse wari uyitwaye asa bavuze ko yakomeretse ubwo twakoraga inkuru, yajyanywe kwa muganga ndetse n'umwana bari kumwe. Kugera ubwo twakoraga inkuru ntituramenya niba kugeza ubu bamaze kubitaho cyangwa se batarabitaho kuko bahise bajyanwa ku bitaro bya Rwamagana. Manje, hindukiza imodoka. Afana, ni kuri spiriti nahigere n'amamodoka ngo ine hanze. Moto wazika. Afana, ni kuri spiriti nahigere n'amamodoka ngo ine hanze. Moto wazika. Yes, sir. Manje, hindukiza imodoka. Hindukiza